mbuga nkoranyambaga abakurikirana Davis D bakomeje kugaragaza ko batunguye bikomeye n'amafoto yasangije amugaragaza mu buryo budasanzwe. Uyu muhanzi ukunze kuvugisha benshi muri iki gihe ari kugaragara mu myambaro idasanzwe, dore ko hari n'abadatinya kuyita imyambaro ya gikobwa cyangwa se style zambarwa n'abakobwa. Hari abatekereza ko uyu muhanzi yaba yinjiye mu bijyanye no kumurika imideli bitewe n'iyi style yagaragaye ejo bundi yambaye, gusa we ntacyo aratangaza ku bijyanye n'iyi myenda yagaragaye yambaye. Ni imyenda igaragaza Davis D mu buryo budasanzwe, kubera ko byatumye abantu benshi bagenda bamutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye nk'uko uri kubibona hano kuri iyi foto. Ni ifoto igaragaza Davis D yambaye agakabutura kagufi cyane kagaragaza amaguru ye, then hejuru ashyiraho aga t-shirt ka black, ariko nanone arenzaho n'agakote kambarwa n'abakobwa, n'agakote ka blue kariho utuntu tujya kumera nk'udusaro, then mu ijosi nanone akubitaho amasaro yambarwa n'abakobwa, ku matwi ye yambara amaherena nk'uko uri kubibona aho ngaho muri ayo mafoto, hanyuma ku mutwe nanone bamukubitaho bya bisuko by'abakobwa. So ibi byose rero byatumye abantu bamutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bibaza bati se Davis D yaba yinjiye mu mideli, yaba ari gukora fashion, ese yaba ari umutinganyi, nk'uko comments nyinshi cyane z'abantu benshi cyane bari kugenda bandika hano ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu yitwa Sonia Lola yanditse ati kubera iki nta mpfundiko ugira koko, ahita ashyiraho emojis nyinshi cyane ari guseka. Uwitwa Iradukunda yagize ati nanjye kugenda nk'ukemanga Davis D. Uwitwa Brian Nelson yavuze ati inshwi wabaye agakobwa disi we. Uwitwa Leonie tayari undi mukobwa abuze umugabo. Ni comments z'abantu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kubona amafoto ya Davis D yambaye nk'abakobwa. Witwa Sandrine Ibrahim 250 yavuze ati nawe ugiye kwanda se, arimo arabaza Davis D ati se ugiye kuba nka Moses Motion. Witwa witonze 73 yavuze ngo uziko wabaye agakobwa keza D. Witwa Aki cyangwa se Akimana yavuze ngo binsabye gushishoza, atuye nawe agiye kwanda. Witwa Didier Offset yavuze ngo bad boy Davis D umwami w'abana, noneho ari kugukorera iki bro, how much these shoes, ati wubaho kabisa. Uyu nguyu akaba yagaragaje yuko yakunze cyane ino style ya Davis D. Witwa Nyirimana yavuze ngo nawe se wasigariyeho Moses mu gihe adahari. Yari kubaza Davis D nimba yarasigaye akora ibyo twari tumaze iminsi tubona Moses akora mu gihe Moses amaze iminsi afunzwe. Uyu nguyu yitwa Murekatete Valentine yasetse cyane na emojis nyinshi cyane ati nagakobwa pe, ati suku bitangira. Ni comments z'abantu ku mbuga nkoranyambaga bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri ano mafoto ya Davis D mu myambaro y'abakobwa. Witwa Umunyatogo yavuze ngo cyaze uba uhagaze igifuri we. Witwa Ale Siwamana yavuze ngo gahunda yo kwanda irakomeje muri Kigali. Uyu nguyu ati turashize noneho ibi bintu aba basore bo muri Kigali bihaye ni ibiki koko, abakobwa bacu bazarongorwa na bande. Ari kwibaza uburyo abakobwa bo muri Kigali bazanongorwa kubera ko asigaye abona abasore bo muri Kigali bitwara nk'abakobwa. So aya mafoto ya Davis D abantu bari kwibaza batese ni indirimbo yabagiye gushyira hanze, akaba yashyize hanze kugira ngo avugwe cyane cyangwa se agarukweho cyane mu bitangazamakuru. Ese ni fashion asigaye akora, yabaye umutinganyi nawe nk'uko dusigaye tubona abastar bakomeye ku isi badatinya kugaragaza yuko babaye abatinganyi. Ejo bundi twabonye Lil Nas X kuri red carpet ya Met Gala nawe yambaye nk'abakobwa, ariko nanone mbere yaho twari twabonye Sammy Smith umuhanzi ukomeye cyane mu Bwongereza nawe yashyize hanze amafoto yambaye nk'abakobwa, ariko abo ngabo bose nakubwiye bikaba bisanzwe bizi yuko ari abatinganyi. So no kuri Davis D biri gutuma abantu benshi bamwibazaho mu buryo bugiye butandukanye. Iyi ni BigTown update, njye nitwa Bu Wiz.
umuhanzi wo muri Nigeria Rema akaba yanditswe mu gitabo cy'abantu baciye uduhigo ku isi cya The Guinness World Record of Books kubera indirimbo ye Calm Down yakunzwe bidasanzwe. Mu itangazo ryasohotse ku rubuga rw'abakoze uduhigo kurenza abandi mu isi The Guinness World Record Book batangaje ko umuhanzi Rema n'indirimbo ye Calm Down binjiye mu mateka kubera gukundwa cyane. Kugira ngo indirimbo ye yinjira muri Guinness World Book of Records nuko yakoze amateka yo kuza mu mwanya wa mbere ku mbonerahamwe ya Middle East and North Africa izwi nka MENA. Iyi ikaba ariyo ya mbere ku isi y'indirimbo zikunzwe. Calm Down ya Rema ikaba yarashyizweho ku rutonde rwa MENA na Federasiyo Mpuzamahanga y'inganda zikoresha amajwi izwi nka International Federation of the Phonographic Industry IFPA. Ibi bikaba byarabaye ku itariki 29 Ugushyingo mu mwaka wa 2022. Iyi ndirimbo kandi yaje kwisonga mu mezi arenga 2 kuri urutonde rwa MENA. Nkuko byatangajwe, Rema akaba yarabonye umwanya wa mbere ku mbonerahamwe ya mbere y'akarere ku isi ndetse n'imbonerahamwe ya mbere yemewe mu burasirazuba bwo hagati no muri Afrika y'Amajyaruguru. Kubw'ibyo Rema akaba yiyongereye ku bandi bahanzi bo muri Nigeria bageze muri iki gitabo cya Guinness World Record barimwo Femi Kuti ndetse na Wizkid. So iyi ni good news ku bafana ba Rema kubera ino ngoma yise ngo ni Calm Down yakunzwe cyane hirya no hino ku isi. Ikaba yaragikoreshwa n'abantu benshi cyane ku ma TikTok, ariko nanone igenda ikinwa mu ma events ari big sana ya hano ku isi. Uribuka yuko ino ngoma yigizwe no gukinwa mu gikombe cy'isi, yagaragaye nanone ibyinwa mu ma room y'amakipe akomeye cyane hano ku isi harimo za Real Madrid, FC Barcelona, PSG ndetse n'ahandi henshi cyane. So good news nuko muri aka kanya Rema nawe yamaze kwinjira mu bantu bakoze uduhigo twinshi cyane hano ku isi, then yandikwa muri The Guinness World Book of Records.